ko tuba tuhari Yeso promise si umurokore cyane ya bintu hebonye biranyica pe urakwica Jesto just mayore ntabwo nabishobora kuze muri abahungu b'Kigali bakunda amani bashaka amaviews kinga tarape no bakora bukira bugaca ariko nibigorere news ngaho bayirene ngaho bacida mu matu yarekana nayago ashaka gofera bato niyo ngiye werekana na ire twicanye na musengeye ahubwo ikintu kimbaza n'uburyo musengera campinga bigahita bisohora neze muri yo ndasenga ibimenyetso birahari ubu nureba na murundi kuba nose kari vuga ngo ntabwo amusengera na murundi kuba afite kino kibazo cy'akaguru ibi ni ibihano by'Imana byuko yanze kumnyuma apinga amasengera musengera ampinga bino byose ni ibihano by'Imana kubona ibintu byabaye ku muntu ngo nimwe nagusengera ese wanagenda cyangwa musengere ibyo ariko ni ibiki uba wigira muri cyari niba ndobe koko yaragusengera naramusengeye byanyabyo kubyo uri muzi we na Samantha ari kunsengera rero nabyo bituma bimusohorera ibi byose ni ibihano by'Imana uba daimon ahise avuga ati genda batagusengera Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane uko bisanzwe murabizi ko tuba tuhari. Yeso promise. Si umurokore cyane. Ya bintu hebonye biranyica pe urakwica Jesto just mayore ntabwo nabishobora kugira ngo jempo sabine Abastari murandangiza burundu. Reka. Umama byagucanze neza neza. Ese kujye ibintu urumva nashaka kubiseho koko. N'utuntu tworoshye cyane. Mukora muri kubona turi kumwe n'abantu babastari musanzwe mubizi ngira ngo Samantha we twaraganiye muramuzi. Nako ntago ari Samantha iwe hino twaraganire muramuzi nura nawe twaraganire muramuzi. Ndizera ko ibintu byose bikomeje kumera neza cyane ariko kugira ngo dutangire mumenya abo turi kumwe tukabatangira twibwira. Duhere buryo cyane duhere ibumoso. Duhere mushoboye. Duhere ku mwiza. Umuhera mushoboye. Duhere ku muki. Umuntu mwiza nyine umwiza se babire. Amataye face. Nese umuhungu wagira amataye ku buryo bavuga ngo amataye. Suga amataye kugaragara abafana bari kuyabona ko twica. Ifesi nziza se undi mera gute? Nyine y'inzobe. Hari n'igihe aba ari igikara. Ifesi nziza ni igikara. Duhere ku yiki noneho. Ntago tubizi ni wowe utuyoboye. Kaduhere ku y'inzobe. Ngaho. Twese turi ibikara. Uw'inzobe nabanza twibwira. Nawe ni igikara. Ni jewe. Okay sorry. Duhere ku y'inzobe none harya igikara. Jegura ku w'inzobe. Je ntago ndizobe by the way. Ni jewe, nese ni wowe kuri kwikina. Jewe, ngahore twese turi ibikara. Turi ibikara twese. Uri igikara. Yego. Hanyuma hari uw'igikara n'uwirabura. Turi byose. Urirabura ukaba n'igikara. Yego. None tugiye guhera ku w'inzobe. Okay. Aza none ko mbona wishimye. Wamubonye? Tuntire mu mutwe. Umuntu yaje gutera keke. Okay, reka duhere ku mugabo tureba. Ko kabi. Ariko nta nkoko kazi bika isake. Okay, rusake. Cyangwa duhere ku nkoko kazi itetete. Ubundi wanyibarije giye ko nubundi banze ntari busobanure byinshi. Yego rato utyo. Kaduhere nuko kumurasta. Rakidubi. Ariko ikiganiro ni cy'amateka ngo rakici. Akesha. Rakidubi. Ndirimbo ya murundi ndabona ku buryo. Afite indirimbo ya Moscow. Uzuko ngenda yize kanyiririmbe wumva. Nubwo ataratanya kwivuga. Naba nzivuga ndayiririmba nyuma uze kunyibutsa. Aba baby banshagaye. Yari indi y'abanyamakuru. Ego. Yandi ikoze muri nuze muri. Abahungu b'Kigali bakunda amani bashaka amaviews. Kinga tarape no bakora bukira bugaca ariko nibigorere news. Ngaho bayirene. Ngaho bacida mu matu. Yarekana nayago ashaka gofera bato. Niyo ngiye. Werekana na ire gofera abaturage. Ntabwo nicaranye n'umusitari. Amaye nka rero. Uzagize ni ngaho. None nubwo yamagambo yanjye nongera kuyavuga sasa ndi kumwe n'umuntu ukomeye cyane. Uri kwandika. Nga bibwira none dutangire ku muraperi utangiye bwira abakurikiye. Dumu comedy. Si harema na parata. Nyene karagaciyemo. Nako akunda umuntu yambara ikabutura n'ipantaro kandi byose agomba kubyambara. Gotese. Nyene niba nkoza akaririmbo kamwe sazwe ndi mu comedy nkora comedy nayo tuvango ndo umuririmbyi. Oya ni nkuko nyene ubusa ubonye umunsi umwe nambaye ikabutura sanga nambara amapantaro naba nambara amakabutura.
nuko bananyujijemo gatoya ariko hari igihe ucishamo yenda ukabara gisengera amako maremare nawe yumvemo bumvuze yagenda washikira ubundi umuntu wambara ikabutura n'umuntu ufite amaguru yinuze kogera abana wamfashije y'ibinuze kagaragaza ikabutura ese yakambare kameramana agaragaje ikabutura ngaho mwatanya mubwira kuri ikintu none ya nyene baranze ni murundi shange se nkongeraho original special no pirate nyene ni original special no pirate abantu bavuga ngo se murundi ariko umuntu ashobora kuba atazi ururimi rw'amahanga nareke manze mvuge ingo hari abantu bakere se murundi no murundi koko cange se yitira abarundi ari ubunyarwanda kandi ubwo kugira mvuga indimi ebyiri zicanze kirundi n'ikinyarwanda kugira ngo niba ndi kumwe n'umurundi yumva ivyo mvuga ndiko n'umunyarwanda bivyo mvuga bivange mu gake simpamvu nongeraho ngo original special no pirate wabyumvise original special no pirate no pirate ni sikavuze nene ikintu cya original kitari pirate no pirate okay hanyuma none tuze none hano je ntabwo banze ariko nitwa Samantha ntabwo bakuzi witwa nitwa Samantha umukobwa w'intuzi wakoze kuburako ngaragiti igaragura mu byaha ingaragiti igaragura mu byaha ariko igaragura mu mashuka mu maki mu mashuka aya inzura ramuki ingaragiti igaragura mu byaha ubundi hari byaha umuntu igaraguramwe bureye nyine ingaragiti igaragura mu byaha ariko igaragura mu mashuka ubwiwe n'iki cyo kundara mu mashuka mu birago ushobora no gusaga wenda agenda ijyamira ku mukeka cyangwa ku itapi no se utegenzi igaragura ku itapi ubwo igaragura ingaragu igaragura mu nta kibazo nta nubwo regane oya ingaragu igaragura ijyana kabasi bifata uko ubyumva uko ushaka kubyumva bari kukomeza ubyumva ingaragu igaragura mu mashuka cyangwa se muri mukeka cyangwa se muri tapi okay that's awesome mwabyumvise rero turi kumwe n'abantu babiri umwe yitwa Samantha ingaragu igaragura mu ntuze mu ingaragu igaragura mu byaha igaragura mu bujyamo mu busaswa ariko twa turi kumwe na murundi original no pirate urumva umuraperi umukomediye iki wivura comme ça je parle français comme le sarikozi fils wewe byagucanze nabyo arangurisha ngenzi ururimi rumwe rwose nyine uruhe kinyarwanda je bifaransa n'ibyo nyine nubwinga nta rwose ubwira nta rwose babaza ngire ururimi rwayo cyangwa se hene kandi rundi arantwiza muri kunkoma areka twikomeze twiganira nshuti yawe hanyuma rero mwabyumvisha hanyuma rero murundi dore rero impamvu nagutumiye tujya tuganira inshuro nyinshi benshi barakubonye ejo bundi nagiye kurambona rero ngo waragize tubwira ukuntu umubu waguteza ukituraza ukavunika mbere yuko dukomeza mu kiganiro niba ari imyaka abakobwa basigatera imyaka umukobwa yari n'umugore wanjye yandeye imyaka niba atari uburozi kuko nabonye uburozi ari danje bwabo nuvuga imyaka noneho kwambuka none imyaka maze ukaba ari ubwa mbere nari ngonzwe gusa bavuga yuko byari biri ngombwa cyane. Waragonzwe cyangwa ni umubungo wasitayeho ngo mwahura muragira. Ase ibiro mfite n'imbaraga afite nasitara ku mubuko koko. Nase barabeshye. Kari umubu w'umugabo. Byagenze gute se mubye? Mwana nyine barangonze niba ngumbise nago nigeze namubona gusa nyine Imana yarabikoze kaguru katangiye koroherwa nubwo ndi gutambuka nkurura. Ariko nyene ndambara ipantaro gakonda nari mu minsi nyirirwa mu makabutura. Yewe muzi nakuwengira ngo na mafiyeri bibere mbona uzigenda wikise noneho. Nundi yagiye mu mafiyeri. Nyene ubu natangiye koroga kurabona ndi gutambuka ku minsi ndi mu makabutura sinambaraho n'ipantaro ngo bikunde. Warakomeretseho? Hewe byadanje. Okay, nukihangana impamvu rero ubu rero muri no minsi turi guhuza abantu babanya bibazo gusa kugira ngo bashe kuganiriza abantu babashe kumenya ibibazo barimo n'uburyo bari kubyitwaramo. Samantha ngira ngo uzibazo murundi yahuye nabyo. Ndabizi cyane ahubwo tumubwire Paul sana. Samantha muzimu yaranansengeye nubwo ntabyakiye neza arimo kunsengera Yego. Mu minsi yashize gusa nyene ni danje. Yarakusengeye? Ni danje nyene Samara musengeye? Ni kwa kuntu tutizera kumwe. Se waza kunsengera. Nose byagusengeye byarakoze. Waza kunsengera imansera ndishe. Ntabwo bishoboka ntabwo mpfa kubyizera ubwo nyene. Nyine ibyakoze ibyagusengeye ntabwo byabaye ibyo. Ari byagaragara ariko akabisengera byararangiye. Byararangiye. Mbese ushatse kuvuga ko asengera byarangiye ngo niko da. Ngenzi ko atari byo. Ko ngiye ntabwo nasengera ikintu kubera ko cyarangiye ahubwo nagisengera. Mbere ko kibabwo ndayavuga ati wenda hari ibyo yansengeye ndabipinga bituma bisohora. Yego. Kubera ko nabipinze nabyo kuvuga ngo nabisengeye. Reka tuyirengagize. Tiyiva ntabwo ari ngombwa cyane. Gusa nambwira Paul sana. Na Paul Mani mugirire neza kandi azongera abona agomba gukira kamera neza. Azongera agira ate?
umusheri. ibyo Imana nibona ko abikwiriye nabyo izabimuha, ariko icy'ingenzi reka abanza akire akore. Yes. Hanyuma rero Murundi nawe urabizi ko Samantha yahuye n'ibibazo warabimenye? narabibonye. Samantha agira ati atwara umwana nawe bamumutware. Samantha yari yitoraguriye umwana twakita ngo n'umwuzukuru. Aramwitaho nyine byinshi cyane, ariko ibyaje gukurikira byababaje abantu benshi cyane, kuko yari yakoze igikorwa kitakora buri muntu wese. Ibyakurikiye n'ibiko birakurikira hamwe no saha ntago tubizi, kuko si ngombwa ibintu byose ngo bice ku ma YouTube, ariko gusa ibyabaye byagaragaye ni ibintu bibi cyane ko yari yagerageje kwitanga kandi n'ubare kitanga. Yego. Hanyuma rero mwese mwamaze kumenya ari wowe wahuye n'ibibazo n'umwe yahuye n'ibibazo. Hanyuma rero tugaruke kuri Samantha. Turahera no kuri Samantha kuko mbere twari hari. Ibyo bibazo Murundi ibibazo waciyemo n'undi nawe ibibazo byose wagiye ucamo, ibibazo waciyemo aka kanya ubu bihagaze gute? Ni byinshi neza ubwo namenya. Ikibazo nyine byabaye n'ibiriya by'ukuntu bagize gutya umwana oya biriya byose ngombwa cyane ko tubivugaho, ko byabaye byarabaye. Mu buzima igihe umuntu ategura gukora ikintu ariko ntikigerweho nk'uko aba yagiteguye cyangwa se aba yakifuje, ariko nashimye Imana yuko byose bibibizi. Ariko fendofe bya bintu uri ufite ku mutima gukora birangira bikozwe, ntago bihagararira. Ariko n'igihe bidakunda bitewe, none se ubu ngubu nta gihe umuntu ashobora kuba afite plan yo kubaka inzu, afite n'amafaranga, ejo bundi ugasanga avutse nk'ikibazo akagikemuza bya bindi yataje kabirahagaze gutya. Ibyo tugenda twifuza mu buzima bwa buri munsi ntago ariko byose nyine bidushobokera ngo tubigereho. So rero kuba umwana namufashe n'iki bikagenda kuri bakaza kamutwara n'iki byaje kujya mu mayobozi, ariko nizako kugeza kuri kano kanya byararangiye. Sinashaka ko tubivugaho cyane, ako ari ibintu binungura. Je bamfata nk'umurara, ariko kandi wowe utari ndi umuntu nyene, umuntu w'Imana. Ni impamvu mbivuze nuko umuntu wanje ndamuzi, umuntu w'Imana cyane, ariko aramajambo nyanumva mu bantu nkumva ngo naye barara ndayibutse n'umushaba ngo umwana ngo niki ngurumva ngo niki. None zo zibyo nyine ibyo umuntu ategura si byo biba kubitewe n'iki bitewe nyine n'abantu baba batugenda aho batafite twifuriza ibyiza. Nawe ziri kimene nziza y'imbiziri uneze ubundi muri nibundi niki ni ijambo ribi imvuga y'abarara. Nimvuga y'abarara harubwo umurara. Reka nge nta nibyo nari nzi imvuga y'abarara. We nta n'ubwana b'umurara yenda ahubwo umurara akazi. Ibyo tubyihorera hatakizima nuko byarangiye amahoro. Yego. Kugeza kuri kano kanya sinshaka kugira ikintu bivugaho. Bose nuko byarangiye kandi tutagihangayitse. Cyane. Okay. Hanyuma rero Murundi we ibibazo ufite ugize gutya none byiyongereho uranavunitse, gahunda yo imeze gute ya ibibazo nawe wari umaze iminsi? Amani nyine utuvugana nanjye ndaho ngaho nk'ikiremwa nk'abandi bose. Nta kintu ndi gukora, nta kazi ntaki, ahubwo banyihera akazi. Ndibutsa ariko hari utuntu ndi gukora dukiye ndaza kutuvuga dusoje ikiganiro, wenda baza kunshorera. Oya tuvuga akanya ho kwamamaza nyine nudukwete niko ndacuruza mu mujyi, ndi gucuriza umukire. Baze basange mu mujyi 0785638543 bamvugishe, baze banshorere. Baguhaye akazi? Nta sinuva ngo nakazi. Ni kwa kuno niba ndose umukiriya nkaho uje kugura, ahubwo nyine bangane nkaho uje kugura urukweto, niba uruguza dufate uguze urukweto rumwe nshobora kwa nkoreho 1000 ko mukiriya arigena mutwaye. Okay. Nuko ndi gukorwa rero nibangana ari benshi bizamfasha kubona icyo 1000 cyo kujya. Somba sawo. Urumva byaje. Urumva niba bamaze kubona umuntu ugenda gutyo ukajyana umukiriya, bwo n'abandi bose badukurikiranye niba harimo abantu bakene. Ariko bitavuze ngo nkawe niba wumva koko ko nshoboye ako kantu wanshiramo igishoro nkakora, ahubwo nkakora nyene arikorera n'atavanga akorera abandi. Ucuruza se ni udukweto twiza twarujana, hari abantu bajyamo ugasanga nyine agupangiye Dubai mukire nyine dufasha kwamamariza no kugira iki, avyivana Dubai akaza agapakura imizigo. Yego abafite inkweto za original. Hanyuma rero we Samantha, ubu ngubu muri aka kanya ibyo byarabaye, yenda byanze bikunze na akantu kose kabayeho k'ikibazo byanze bikunze kagira ikintu kagutushaho. Ubu ngubu muri no minsi we bimeze gute? Ngiye muri no minsi ndimo nanjye ndashaka akazi ahantu na depoje, ngireje ko nyine bamamagara, Imana bimfashijemo nkaba nagenda natajya gukora, ariko kugeza kano kanya nyine ubwo sindi gukora, ndacyaraho nyine ndategereje. Ocyaro urategereje. Ntabwo urumva niba hari umunenda waba ufite akazi nawe haruri kugasha cyangwa yaradepoje ntabwo uri kugasha yize masters.
ariko murundi shakunda kunsenya kandi ibintu akunda kubinkora ukunda kunsenya kandi oya ariko nese niba waradepoje bikanka none se ko waradepoje bihuriye n'ibyo ngiye kuvuga ngo masters y'ibiki nadepoje kwamaze ariko murundi ngo ni engineer mu bwarimu yewe engineer kitivatera hanyuma rata sama byinshi rata mba numufite byo kuvuga mbashaka kwivugira make bikarangira ushaka kwivugira make bikarangira ngaho yatubwire make yabita birangira nta byinshi no kugira abantu basengere gusenge niyo nkunga mbasabye bagusengere kujye basengere Imana ifashe nyine nibonera akazi kuko naradepoje kandi numafite n'ikizere ko ako kazi nzakabona ufite ikizere cyo kirahari kubera ko ufite ubushobozi bwo kugakora yego ugakora hanyuma rero mu Burundi ejo bundi hari umuntu wambwiye ngo hari n'utundi dukorwa burimo gukora gutya na gutya ese wa muntu ko umuntu akora no mu muhanda uri gusunikira igare mugenzi wawe ngo umuntu asigaye asunika amagare bakamujyana nyine bazobivuga byinshi cyane ariko icyiza nuko bazaza bakanteza imbere cyangwa se bakamfasha mu buzima busanzwe mu byo bashoboye kumfasha kuko nanjye ukeneye hari abantu bafite impano bagira iki bamama banyandikiye kuri nimero yanjye bapeti bumva bafite impano nazabafasha kuko nanjye ndi gufashwa n'abandi nkazabakinisha mu byo nshoboye Titi B ngo mwakoze umurenge Titi B yari yase nabirenze nawe makunda yafite nabyumvise ngo harimo abantu byinshi cyane nanjye bwanjye birandenga nibereyeho nk'ikiremaremo ngo urumva by'umurenge ni iki chamandi yanjye nanubwo bijya binazamwe nuko nta mugore mfite nta mfite kwanza nta mukunzi mfite nose Titi byagenze gutara umuntu mama makuru ngo muna Titi hari ahantu mwari muri shaka no kuza kubareba ndavuga ati reka byihorere bari abantu dukorana ibintu byinshi bitandukanye nkora n'amafilime nkora n'ikikani n'abactrice b'amafilime kuko yaratubonye ahantu kubona umuntu usibisobanura ko utumenya ibyo barimo yego nawe impamvu atamenya ibyo murimo nyine yarebonye hano ngo mwicaye kuntu mutujenja yaba yabonye tujyamye nibwo avuga ko yabonye byinshi ko natwicaye ni biri simple yego hanyuma rero nuko agiye kubona twicaye na Samantha kereke yabona turyamye yababonye mubyutse wenda mugane ari umuntu ugeze ko twicaye hanyuma rero murundi muri no misi undabizi uba muri cinema ukora mu bya cinema ariko maze iminsi nari gukora ahubwo ngiye gutangira gukora ko norohewe hanyuma rero murundi muri no misi hari inkingi ngo mwari mwarabuze muri cinema bitewe ngo n'ibintu ngo byabaye ariko bikaza kugaragara ko ari umwere nkamwe mu Rwanda rwa cinema mwakiriye gute ikuza kwa uriya musaza n'umukinnyi wa filime akongera n'umukinnyi wa comedy akina filime ziri muri style ya comedy urumva yari muri genre twahoze muri showbiz yari umuntu akora ibintu bigakundwa na buri muntu wese wa mukecuru umwana umusaza akabikunda ubwo byababaje abantu benshi cyane bigabishimisha bamwe bari bagiye bamwe yagiye babikeneye kagenda ubu byabashimishije ubu barababaye ko bagarutse ariko bamwe muri twe turishimye nagaruke aze mu kazi aze dukore umurimo wacu twahawe no witeka dukomeze teze imbere teye ko Rwanda no Burundi byatira imbere ikindi umbwira nagira ikindi nkubwira Rwanda no Burundi hanyuma byatumye nibaza Samantha ndaje mugaruke mu kanya byatumye nibaza bati bagerageje kumwegekaho biriya kubera ko yari umusitari none nkibaza nkamwe no muri abastari nirihe somo mwakuye muri biriya bintu byo kumugerandana n'abantu benshi yenda ugahura n'umwana bati murundi ndagukunda ndagufana bikabyaza gute bakugereka amakesi nkayo ngana mugaruriye hafi nta usimbuka urupfu rwamaze kugera ibyo ngibyo wabikwepa wareka umwanya wago wawageze nawe ntago yabishakaga kandi ntago arazi ko biri bube nanjye no saha nshobora kuba nakwepa wenda dufate nk'umukobwa uri kumwira ejo bundi akazi uwumbeshera kandi uwumbeshera aje arasa ku ntego imbere yo kugira ngo baze babyigeho bamenye ko mbeshegwa nzoba n'amazo yameze nko yamaze ko nawe barabyiza ariko amazo yameze menshi nibwo babonye ko yabeshewe ariko cyagiye yakiriye ubwo rero ibintu umuntu nawe ntahantu yabikwepera ngo bikunde ntabwo uzajya ukomeza uvugana n'abantu oya nawe ubumvise akantu yafashira umunyamakuru nawe noji none zibyo urumva ashatse nko kuvuga iki ntaho wabikwepera nta kuntu wabyirinda uzakomeza uvugana nta muntu ukwepa urupfu yego gore ntibizakubuze kwigirira oya ntibizakubuze gusabana n'abantu kuko n'uwo musangira byonyine gusa yagushitamo kandi ntabwo uzi inkono yazanamo yego hanyuma rero Samantha tukuzeho nawe mu buzima busanzwe dusanzwe tuzi ko uri umuvugabutumwa bimeze gute ujya usengera abantu kandi tujya twumva ko muri no minsi hari abantu bavuga ngo nasengera runaka ibintu birakora dukora ibitangaza bikagira
it's okay. nawe mu by'ukuri ujya usengera abantu bakaba babasha gukira cyangwa se ibyifuzo byabo bikaba byagerwaho. Ego ko mana cyane. Ukabasengera bakagira. Ego ko cyane. Urugero hari abantu uzaba twicaranye yose namusengeye. Wansengeye. Reka. Niyo twicaranye namusengeye. Ahubwo ikintu kimbaza n'uburyo musengera kampinga bigahita bisohora. Neze muri. Yo ndasenga ibimenyetso birahari. Ubu nureba na murundi kuba nose kari kuvuga ngo ntabwo amusengera. Na murundi kuba afite kino kibazo cy'akaguru. Ibi ni ibihano by'Imana by'uko yanze kumnyuma. Apinga amasengero. Namusengera arampinga. Ibintu byose ni ibihano by'Imana. Kubona ibintu byabaye ku muntu ngo nimwe nagusengera. Amana ibi ni ibintu Imana yarateganyije umuntu akivuga. Bizana amagambo ngo waransengera. Naramusengeye ngo umugore natamusengera ngabe maso bazamushimuta. Ubu niyagiye baracyari kumwe. Ahubwo reka ngusengere Imana iguhereza undi mugore. Noneho umva amasengesho reka ngusengere ibyo ariko ni ibiki uba wigira muri cyari. Naramusengeye byanyabyo. Kujyo uri muzi we na Samantha ariko nsengera. Rero nabyo bituma bimusohorera. Ibi byose ni ibihano by'Imana gusengera ariko. Ibi ndaba ngo nyiri cyahagenda nta umwirukanye burajyanywe n'iki. Dore ndeba nawe basanga utaramusengeye ko. Njewe namubwiye ati murundi nudasenga mbonye umugore bamushimuta ariko niba yemera amasengesho gaca bugufi yego tugasenga umugore nta hana azajye. Murundi atahaguruka nkuko ubonye ntaye niko yahagurutse aragenda. Byarangiye bibaye. None biriya byose ni ibihano by'Imana yagiye mukubita igira ngo imwereke yuko yasuzuguye amasengesho. Natangiye gusenga hana mu kiganiro ngo toka ngo ntabyo nsengera ngo yenda umusirama na mu kiganiro bitabiba. Ibi ni ibihano by'Imana n'ubu ngo nturakansize. Azagaruka hano akubwira. Niba atinya amasengesho ariko se muri utinya amasengesho dore ngo yarenga. Utinya amasengesho. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuya. Kubera iki zitashaka? Ujye usenga ugire kwizera. Kandi ngo niyo mpamvu bikubaho gutya. Waje gusengera. Amasezerano y'Imana niyo yatinda ntabwo yahera. Reka. Haleluya. Yemaze iminsi ndi mu byo gusenga bitewe n'ukuntu numva nyine ndi mu byiza byo gusabana n'Imana. Rero nge ntago nitaye ku bampinga n'abatemera ko nsenga ahubwo ibimenyetso nibyo bizabagaragariza Samantha wari. Ariko si ukubera ikenda mu rundi twaze tuganira rimeze neza twishimye kubera iki bivuze ngo ujye kumusengera ahita yirukanga. Afite umudayimoni utajya umwemera gutuma asenga. Uvuga ngo buri gihe cyose iyo tugeze mu gihe cyo gusenga umudayimoni amuga ati mwizina rya Yesu reka nibagusengere. Agahita ahaguruka. Kandi noneho ntago azi ko arimo arikururiza ibibazo. Ubona ko yavuye kuri kamera avuga ngo agiye ngo arashaka akazi. Kuko se iyo mudayimoni uvuga mba mfite oya ari gutuma ingaruka. Iyo mudayimoni mvuga afite yazaje abanza mudayimoni yiwe yanjye akayireka. Imana ko yandemye kibi. Nyine atubwiye ko Samantha atubwiye ko buri gihe ko agiye gusengera utuhaguruka agiye. Umudayimoni uguteza kuhaguruka mu rugo. Uba dayimoni ese avuga ati genda batagusengera. Iki kiganiro rwose ndabibonye koko byashoboka ko ariko ndashaka ko nzamwegera neza tukaganira nkamenya ko mugani wazanga arimo azakubwira ikibazo afite niba ari babapfumu yahora ajyamo buri munsi bakaba bari bo bamuhinduye imbata yo muri n'abapfumu wagiyemo agahora yumva ko ari bo bazajya bakomeza bakamuba hafi kuruta uko umuntu yasenga. Maybe birashoboka gwasanga yenda barayimukuremo akabati nutajya nuzajya gusenga kuva yava mwabari abapfumu bahoragamo. Ntabwo ndabona murundi yakemera ngo bamusenye. Nabwo nyango wese ajya mu idini y'abasiramu mbere ntabwo yari uwahoze ari umusiramu ahubwo amenya byaramujemo nyine akiva muri nk'aba bapfumu bahoramo yampaye. Ubwo Imana imugirire neza cyane ahubwo Imana nanjye ndamufasha nawe usenge bimugire neza bizamuvemo. Amen. Hanyuma no Samantha turagushimiye nubwo murundi we mbona yarenze hirgiriya turagushimiye kuba wemeye kwitabira ubutumire kandi mukomeze mwihangane byabazo birimo ariko byaranarangiye kandi wowe gukomeye cyane. Murakoze cyane ndabashimiye. Nawe turagushimiye kandi ukomeze agira ibihe byiza.